akira icyana ariko akira ntabwo ucuruza impano akira ari ikintu gitangaza akira umukobwa none se ubundi kuba ndi kukubwira ntiwumve ibyo se yaje akakubwira se nibyo wumvishije so murabana se sawa tubivuyana sawa nta kibazo ngifite none uko wagira ngo uridage nese ubu iyo wibwira ukumva ibintu byo mu cyaro ukanarinzana ubwo se byo ni ikibunzana nagusekura nanjye nagusekura kandi nagusekura nanjye gusekura ariko njye mbikwereka kubibona ubwo se njya kugusekura byananira ni amaboko abiri kuri abiri ariko uribuka ko iyi mitungo ari yanjye byamaze muri ibi byose muri iyi minota byahita bihinduka imiyaga ubireba nta na kimwe wakora ariko abakecuru b'iyi minsi nta n'isoni bakigira ubu uje wikorera ako kantu rero ngo uraje ngo umukazana waguture ubu se hari uvuye niho ndi buguturire ubundi si byo ni ibiki uje kuntu hakurandorere uwo mwiteteshwa ubivanye hariya hepfo iwanyunguje kunetaho uranetaho se ndi umukobwa wawe cyangwa ndi wa muhungu wawe uri kwitetesha mvana imbere ego rwarinda noneho nitahire umva rero wa mukecuru ibintu ni bibiri urinjira cyangwa utawusubira iwanyu mu cyaro ariko mana ubundi ibi bigeragezo by'uwo w'umugabo wanjye reba nka kariya ukuntu kinjiye mu nzu yanjye gasa ubu kagiye kuntu bangira inzu kaza kunkorera isuku cyangwa kanyishyurira umukozi ako wa mukecuru mwambere hejuru y'umwana ukora iki icara hariya umvire hejuru y'umwana ndavuze ngo mvire hejuru y'umwana icara hariya umvire hejuru y'umwana worere mama worere mana ikira gikecuru niko cyabaye cyangwa nyogokuru wawe ariko icecekere ndahari mu mwana yego mwana arasigariye kubona ubu se koko uyu mukazana yababa data we icyo nasigariye nicyo mbonye umuhungu wanjye yararushye yaragowe se kuko niyagana k'umugore ese muko koko ubwari wagutuma amazi wese wayituma uranyumvira na aka ni akeza ko umuhungu wanjye yapfushije ahagaritse noneho baho ubundi si wari uzi ko ndakabiri nk'ubundi udukecuru two mu cyaro tugira amagambo menshi undi si amagambo nyitayeho yanyuze hirya n'ubundi itegereza umuhungu wawe nabonye mwese muri bamwe guma aho ngaho niwumva urushye utahe cyangwa ubyihorere ubwo se urumva we njye nabikora nanjye mba nzi nyine uko jezi imeze icara imani karibu nabi icara ubundi asirize rege n'iki n'iki waki ndisanga nabi nawe wasi umusaza reka mbe ndi hano tu sha ntarebe imana icara utoneshe nyine ukuntu biri kuzana amahenge nk'ayo ngayo mama ejo bundi viye yaje hano amubwira utuntu abantu byatari
arantokinga ariko umushenzi nawe ngiye kumureba nyine turi mu rugo umubwira uko byagenze nyine mubaze n'uko bimeze arangije Imana arambwira ngo twabyenga ngo ibiki n'ibiki Imana nyine buri kintu mfata Imana iricira ikundaburiza ngiye buriya nabitokesha abantu bibaho Mana gusa nyine ni umugore wawe nabanye mu bibi no mu byiza ntacyo mutasangiye ni wowe wifatira imyanzuro buri si uri umugabo se igihe uri umugabo rero ugomba kwifatira imyanzuro ni gute se umuntu yateza abantu bigezaho amanu zikuri n'imbwa mwana umuntu w'umugabo gute umugore akunanira gusa kunaniza iki shaba nose kutari umugabo ngo ubimenye gusa gute ngiye nabimenye gusa ubwo ni gute umugore yakuze mwana niga kazira kuraburiza gute se ntago wabyumva kandi umwana urukuri ko Imana urakabwa mva barumva ubwo se bura bamfashe iki iki se ahubwo urumva nagufasha iki kirenze kuvuga ngo usubira mu rugo rwawe mwanyihanganye iminsi mike wanjye oya ntabyo iminsi mike mana ntabwo ngiye nakwihanganira ubwo wataye umugore gusa ibyo ni ibiki bro wawe ariko yari yanyemereye kabisa reka rero nkubwire agafaveri ngiye kugukinira ngiye kuguha iminsi 2 irangiye utarava hano nzagushobora gushyira akadera uravaye madamu nese muko dore kuri n'umukobwa bye urarebye mu ngo zose nyuzeho ubona ni hano nayobeye nta no kuma karibu ngo ninjire dore metse n'umwana mwururutse ubundi tuganire mubwire ibyo nyine amwururutse si umwana n'umusaza wanjye mbwira icyo uje gukora hano wasanga uri n'umujura cyangwa uri umutekamutwe simbizi uyu mwana ntabwo ari uwa musaza wawe ako ni inshuti ya musaza wawe kandi hagati aho namenye ko ari naho yari ariho yahurije hano bivuga amagambo menshi vayo bimbwirire mu nzu sirasa dundi y'umugore wawe yaje gukurikira noneho bararimeneramo pe ese koko nyine ikintu kimubwiye ko ndaha ni ikihera nanjye imbwa nkahura nazo ntakikunda ariko nditsimba hano ntabwo ari bumbone ese arabwirwa n'ikikunda nuse ko musize hano none hagiye nawe rero nguze ngufite umugabo sibyo nakubwiraga ngo nibande ngaho mvira mbwa y'umugabo hano iri inyuma y'intebe ngo urasara ari kuhakorera zamuka wanjije zamuka dore do warawutunze umugabo mbabariye ni ukuri madamu mwambariye kuko igihe mwahereye muntu ukakwereka ariko ubwo mwagiye mumara agaciro koko ndenda nkubabarira se undi minsi yose wari uri ndinda nza kukwigira nk'aho ari uyu mwana ndetse narinje gushaka umuntu w'umugabo arifata agaturuga icyumweru kigashira ariko nimugire se none ngo nkubabarira se aho wari waragene naragutumye yose cyari waragiye guhinga amasambu nebe njyewe naje hano kugira ngo nshake uburyo tuzajya kwerekana imana n'iki n'ikivi yabanzengereje kumwohereza filime imwe ni ngombwa twerekane cyane cyacu kabisa none ngwino tugende tugiye gusepera iyo ni ibyo kunywa nta wasibye ariko mani reka twibanire neza se wowe ni iki n'icyo uzajya buri munsi urambwira nawe twagireka kuneza abantu bawe uzi ko utuma banyota
ako nizere ko atariyo bya bintu by'ibigage wanjye kandi ugomba no gushaka akantu tukagenda twasepeye ku buryo nibaza n'ibintu by'ibibazo tubite tubakuba nyine tukizamukira mu wundi ariko mbyizera tu nuramuka unengushye Imana be urabona nta nubwo ndavuga ijambo imbere ya Viviane kamanze nikaragemo akarawundi nicangemo akantu ngende nafite ubwoba wangu haza ukuntu buriya Viviane nawe mutinya ndamwubaha wangu kandi mbabarire ntuzikundaburiza nyine wifata imbere ya Viviane nawe urabyumva sibyo se ako nizere ko nawe noneho naramuka azanye bya bindi byabo byo mu cyaro tangiye kwivugishwa utuntu nazi mwana leta mukwepa mite ncomoka nitahire wanjye sarabanza n'ibintu birenze kubera